ayayaya ariko se nk'uyu mugore we nagabana ko nyene akantu ka mu gitondo. Niko bazizane ariko iyo nduru yawe ni iki? Iyo nduru yawe ni iki? Bikanye ni iki? Niko iyo nduru yawe ni iki? ayaya urasuzugura mugore we ngende uri mu rugo rwanjye. Ariko iyo ubyutse wabira nakuvuga da ubumamagarira iki ko mba nibere mu mirimo yanjye. Ariko sha naragushatse naragukuye naragutoraguye ayo nagukuye yapfuye ubusa abagabo barabona koko. Aha nivugiraga mugabo mwiza ngaho mbwira icyo warumamagariye da. Ubuse bigeze amaginga nari namwana ka cyayi ubusa abandi bagabo niko babayeho. Ariko iyo mbaze ibintu by'ibyayi umukobwa wagaramye ari mu nzu ari kuri za WhatsApp mba nifite indi mirimo nibereyemo jye umugaza kiguhereza. Ariko kanakumiro nashatse teta site nashatse baziza. Yegora kariho bashatse ngewe. Wowe uro kuvyukira mu matelefone nta no gukora nakazi. Papa rekeraho ngiye mfite uburenganzira bwanjye. Ujye ubwira umugore wawe agutegurire cyangwa ni wumva ataguhagije dore ufite benshi ujye ugenda mu mudugudu dore urabujuje. Ariko kanakumiro koko ese ko numva gunseka nkaba narabonye urabyaye wundusha amahane. Ndabiva mumviremo mu rugo gukora iki? Rwose muyobozi nari mvuye kubasura. Udusura ibiki? Muyobora none se kubasura ni ikibazo. Udusura usa n'impo n'ibintu umutwa cyangwa no musazi. Ahubwo muyobona ari nta nubwo nagusuhuje kandi nizi ndamukanyo nziza cyane muri iyi minsi rwose nabonye ahantu basuhuza abantu babubashye. Nguki? Nyine muyobo ubundi narabibonye rwose bagira gutya ngo wasuzorya. Umva imitwe kigira gasurira umusozi. Ase muyobo uranuka koko ngewe hari ubwo mvuze ngo uragasura kuko nari ngusuje mu kigande ngo waramutse gute ayobozi. Ariko sha unsuzuguza abana ari mu rugo rwanjye ubu nakwereka. Iskama Imbesire gusa uranuka ngo nasuze ninya ibyo biganda byigesha. Ako muyobo ubundi uvuye ko nta nubwo wishimye rwose ntabwo umuyobozi wacu asanzwe ari uko ameze warakaye ubundi muyobo uvuye. Ndakara ikisha ntabwo ari mwebwe mwirirwa mubungabunga mumarira amapera. Aha muyobo ni amapera umujura ndamufashe ngiye kumugwa ariko muyobo urampemba nushaka kunyongere kawunga cyangwa ibishyimbo. Muyobo mpuye na cyagafaranga niba cyarakennye amazu cyarayeriye kisigaye kikurira amapera sinzi icyo cyakoze ariko mpuye nacyo neza gutya giturumbuka hahandi nyine mu murima wawe ugenda ukireba ukibaze cyagafaranga cya kindi gire cyagikire kigufi nukuri muyobo do. Ariko imbobo ntago muhaha urifata ukabeshyira agafaranga ari utanga amafaranga y'umutekano mu bambere ibyo murya uzika ari mu bantu babitanga hano muri no mudugudu. Ako muyobo koko unyise n'imbobo koko umuntu wikorera koko. Ariko nungutsa kandi gatekerezo muyobo wenda gafaranga we so kubeshyirwa bitewe nuko atanga inkunga muri leta nako atanga inkunga mu baturage bakaduha ibiryo byo muri corona. Ariko harundi mbonye none se nabyo byana byo kwa Karoro urabihakana bya bindi bimwe umunani byose bimanukira rimwe bikajya mu mapera. Erega inzara ya corona ni atari muyobozi ntiwabona ari byo. Ako ko numva ufite umunwa nk'uyikeka sha mvimbere n'icyendere cyangwa ushavuye kure mukobwa wanjye. Muyobo munyana yaraje ubwo noneho mwasuzorya muyobo mwasuzorya. Uzibeshye sha. Cyore nyamuko ko mbona wirimbishije ugiye. Ako mama igihe nakubwiye ko nitwa Tereza ntabwo urabyumva nge ndi teta.
mwana wa uzi ko so afite bya bimenyetso bya cya kirwanya numva bavuga ngo ni corona umva afite umuriro mwinshi arimo arakorora igikorora kibi mwana ubwo ntago azanyanduza ngo ngiye hehe ngiye aho ngomba kujya umva agasuzuguro di karenze isunzu sinkeneye ibyo kabutindi ngo ni bya corona mu rugo rwanjye ariko papa ubundi abana ndi umwana utazi kwirinda ahubwo winyicira mudu y'umunsi ngomba kugenda ndiso nuramuka ugiye ntungarukire mu rugo nose ubwo urumva ari igitangazo kibirimo erega yirirwa mu bagore iriya nta kuntu atakizana hasi wowe ufite ubwoba ko bazakwanduza wowe seki mudugudu ngo mwirirwa muri kumwe ngo muri gahunda z'akazi namwe ibyanyu sinumva uko wagirira ubwoba papa kandi nawe ubwo wabwigirira aha ariko mwana ntuzi ko ngiye na mudugudu tuba turimo turapanga iby'imibereho myiza y'abaturage kubera ko nyine urabizi ko nanjye mbishinzwe nyine muganira imibereho myiza y'abaturage urabibwira papa niba muyiganira mu cyumba cye nabyo ndagusezeranya yuko ikindi vuba arabimenya aha ariko mwana wa nawe mbona udashobotse arigendere nashobotse sawa tuzareba njye nawe udashobotse ikindi kandi mudugudu azagaruka hano njye nawe uzambara naho papa atagira icyo akora njye nzakwereka icyo nzakora ariko ababyeyi bo muri iyi minsi urugo rwawe ariko mwagiye mukakubangamira umuntu subizwa mu nzu ibyo usubizwayo ariko abana b'ubu we ntibacyo baba ababyeyi nzaba ndora bazizana alo udakora aragapfa dahaze tararara haleluya mbese dukwiye kubwirwa yuko imana ibyubitse ibyubuye cyangwa dukwiye kubwirwa by'amamodoka n'amataje yego ibyo nabyo ni byiza ariko hari ikibiruta byose tega amatwi jye nkubwire icya mbere dukwiye kubwirwa yesu ni mwiza 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 udakora ntakarye sha enda ubundi muri corona sinkishyuraho kugira ngo ingweho ndayibahomera sha urabona sha iramba nsuzugura ngo ndabivamo kanze nkere noneho numukire gafaranga ko mbona ngenderera aho ntiyamenye ibyanjye nta mugore we mwiriwe muyobozi mwiriwe neza gafaranga mama alo mama hoya rwose hoya rwose ako se mama bahora tujya inama noneho sibyo nk'umubyeyi n'umwana nanjye mpakanyu nyumve uramwohereza murumuna wanjye uramwohereza aze ubu buzima mbayemo hano koko uramwohereza aze tubane gute none none se turabana mu inzu mbamo nawe yayibamo cyangwa uri kumva mpekenye utuntu wagize ngo ni nk'akanyama kokeje mandi guhekenya ibitoki nabyo nibye noneho ubwo niba azaza kwicwa n'inzara nkanjye noneho mwohereza ndiba nyine ariko urabizi kera sinibaga ni corona ngewe bitumye niyeranje ariko nabwo si ukwiba kuko
n'utubere tune twonyine tw'igitoki kandi n'ubwa mbere nari mbikoze nabwo nahakuwe n'Imana bari bamfashe kubera kutabimenyera. Nuko bimeze. Cyakoze ntacyo ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda. Ejo ngiye nagiye kwa Mudugudu kuri yaramfashije nubwo yampaye ibishyimbo bifite agaciro nka 500 nkabitekesha inkwi za 5. Yaramfashije yandwanyeho nabiriye bimaze iminsi 2 kuziko ariko narabiriye. Uramwohereje ngo anzanira agafu? Ahubwo se ma ubu agezehe ngo musanganire. Yo yaje n'amaguru. Murumuna wanjye disi nkunda usarahagera. Naze twibanire marati nzumvamo nawe se ubundi ntiyayibamo. Naza nako gafu. Murakoze. Azanya gafu niyo twarara hasi. Naremewe wowe ni wowe mumeka ubuzima bwanjye ni wowe wabutwaye umutima wanjye wiberi wawe ibyo mvuga nibyumva ubuse gafaranga aje kundega ko namukubise ko tuza baby nzagukunda ubu ngenda hano singenzwa n'amahoro cyo ariko se noneho gafaranga ibitari amahoro kaba ari amahane uragenzwa n'iki? ngiye gafaranga suzugurwa n'imbwa zo muri uyu mudugudu. Aha gafara ninde wagusuzuguye? urabona nyana y'imbwa Ninde se gafara? Ninde koko? Mwiriwe rwose muyobozi dore n'uyu mugabo niwe Ariko se mwabagabo murapfiki waje koko? ase muyobi wawe koko naho gupfira noneho basigaye bahita. Ese muje kurwana? None se wamoyi. Ahubwo se wowe nawe murapfiki? None se umuyobo koko ampoyi. Ubise ugohotera abantu ko. Ese ubundi murapfiki? Mbone ngo gafara amakuru. Se papa ko mwamuta. Munyana wabaye inzobe n'ibyo ububabare ndabiretse munya wabaye inzobe n'ukuri pe wabaye inzobe. Munya ni Kigali. Ya munyana. Papa kutahaye Munyana. Wowe kutangaye? Ega iyo nkurara. Iyo nkurara gafara. Iyo nkurara yawe gafara. Wabyumvishe? Muyobo wabyumvishe? Muyobo wabibonye bimwe twavugiye. Mujyane gafara. Muyobozi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg